reka ngusuhuze wowe ukomeje gutega amatwi Twivugire TV. Ngendi Mustafa ntabwo nzi, iyi ni Twivugire TV show. Uyu munsi tugiye kugereranya abahanzi babiri muzi kandi mukunda, umuhanzi bita Meddy ndetse n'umuhanzi bita Butera Knowless. Ese koko aba bahanzi aya mazina bavuga ko ariyo yabo niyo? Reka tubanze turebe ese amazina yabo bwite bitwa ngo iki? Ese ni irihe zina ryabo? Umuhanzi mumenyereye muzi nka Meddy, izina rye bwite bamwita Ngabo Medality Jobert cyangwa se Jorbert, akaba ariwe bita Meddy. Naho umuhanzi mumenyereye bita Butera Knowless niwo bita Jeanne d'Arc Ingabire. Ubwo bivuze ngo muri makeya yitwa Ingabire Jeanne d'Arc. Uyu munsi rero ndagira ngo dushyire impaka hagati y'abo bahanzi, tugiye kureba itandukaniro riri hagati yabo, turebe mu mitungo, turebe mu mafaranga, turebe ndetse no mu bwamamare, turebe ese ninde urusha undi hiti cyangwa se ninde mukire kurenza undi. Guys, rero wowe uri hano ku YouTube channel yanjye ya Twivugire TV show, reba neza niba warakoze subscribe ugafungura inzogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro bya buri munsi cyangwa se ibindi byegeranyo bizajya binyuzwa aha ku iyi channel yanjye ya Twivugire TV show. Guys, rero uyu muhanzi bita Meddy, reka duhere ku ruhande rwa Meddy. Meddy ni umuhanzi wavutse itariki 7 z'ukwa munane mu mwaka w'igihumbi 1989. Twaza ku ruhande rwa Butera Knowless, ni umuhanzi wavukiye mu karere ka Ruhango district, birumvikana ko ari mu ntara y'Amajyepfo mu mwaka w'igihumbi 1990. Ubwene gihugu bwabo usanga Meddy ari yaravukiye mu Rwanda, cyane cyane ndetse ibinyamakuru byinshi bivuga ko Meddy yavukiye mu Bujumbura cyangwa se yavukiye mu Burundi. Hagati yabo turebe mu mitungo, turebe mu mafaranga, turebe ndetse no mu bwamamare, turebe ese ninde urusha undi hiti cyangwa se ninde mukire kurenza undi. Guys, rero wowe uri hano ku YouTube channel yanjye ya Twivugire TV show, reba neza niba warakoze subscribe ugafungura inzogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro bya buri munsi cyangwa se ibindi byegeranyo bizajya binyuzwa aha ku iyi channel yanjye ya Twivugire TV show. Guys, rero uyu muhanzi bita Meddy, reka duhere ku ruhande rwa Meddy. Meddy ni umuhanzi wavutse itariki 7 z'ukwa munane mu mwaka w'igihumbi 1989. Twaza ku ruhande rwa Butera Knowless, ni umuhanzi wavukiye mu karere ka Ruhango district, birumvikana ko ari mu ntara y'Amajyepfo mu mwaka w'igihumbi 1990. Ubwene gihugu bwabo usanga Meddy ari yaravukiye mu Rwanda, cyane cyane ndetse ibinyamakuru byinshi bivuga ko Meddy yavukiye mu Bujumbura cyangwa se yavukiye mu Burundi nubwo yakuriye mu Rwanda. Naho wajya ku ruhande rwa Butera Knowless, Butera Knowless usanga nawe akenshi cyangwa se usanga kuva akiri mutoya yarakuriye mu Burundi, usanga ariho yakuriye cyane cyane. Guys, rero reba neza yakoze likes, wandike muri comment niba koko iki kiganiro kirakungura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyangwa se kirakungura ibintu byinshi wari udasobanukiwe kuri aba bahanzi b'Abanyarwanda tuzi kandi dukunda. Reka twerekeze ku mwuga w'aba bantu cyangwa se w'aba bahanzi. Ese aba bahanzi umwuga wabo ni uwuhe? Meddy umwuga we nta wundi, ni umuririmbyi, akaba umwanditsi w'indirimbo, agakora n'ibindi business zigiye zitandukanye harimo nk'ubucuruzi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Twaza ku ruhande rwa Butera Knowless ugasanga nawe ni umuririmbyi ndetse akaba n'umwanditsi w'indirimbo. Ese mw'abo bahanzi babiri Meddy ndetse na Butera Knowless, ninde icyamamare cyane ubagereranyije bombi? Ese ninde icyamamare cyane? Uraza gusanga icyamamare mu muziki usanga Meddy yaramamaye ku njyana ya Afropop, R&B and Afrobeat. Waza ku ruhande rwa Butera Knowless ugasanga nawe yamamaye ku njyana ya R&B, Afrobeat ndetse na Afropop. Urumva ko aba bahanzi akenshi bagiye guhuza ndetse banahuje kubera ko ukurikije aho bavukiye mu gihugu kimwe cya Bujumbura mu Burundi, ndetse bakaba banarushanwaho umwaka umwe, bivuze ngo Meddy arusha Butera Knowless umwaka umwe gusa. Urumva ko bari kugerana ibirenge. Guys, aha noneho tukaza kuhasanga ese ni izihe ndirimbo bafite zakunzwe cyane ugereranyije.
umuhanzi bita Meddy ni umuhanzi wakunzwe cyane ndetse wagize n'indirimbo yarebwe cyane hano mu Rwanda kurenza izindi, indirimbo bita Slowly, hakaza indirimbo bita Ntawamusimbura, hakaza indirimbo bita Inama, hakaza n'indirimbo bita Queen Shiba. Izi ni indirimbo cyane zakunzwe cyane hano mu Rwanda, aho nta yindi ndirimbo yari yagera ibirenge indirimbo yitwa Slowly, kuko ari indirimbo imaze kugira hafi miliyoni 128 z'abayirebye cyangwa se z'aba viewers. Urumva ko ni indirimbo yakunzwe cyane kuko iri mu rurimi rw'icyongereza ndetse ikaba ivanzemo n'ikinyarwanda gike gike. Waza ku ruhande rwa Butera Knowless rero ugasanga nawe afite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa, harimo indirimbo bita Igipimo, hakaba indirimbo bita Papa, hakaba indirimbo bita Day, hakabaho n'indirimbo bita Teyamo. Urumva ko n'abahanzi bamamaye kandi ndakeka indirimbo zabo zose murazizi. Guys rero ndagira ngo duce impaka mumbwire ese muri abo bahanzi ninde wabaye ni ukuvuga ngo ndagira ngo duce impaka mumbwire ese muri abo bahanzi ninde wabaye the famous kurusha undi, ninde wamamaye kurusha undi, tugendeye ku ndirimbo bakoze tukagendera ku bitendo bakoze kugira ngo tuze kureba ese guys ninde ukwiye kubahwa hano mu Rwanda. Guys wowe uri kureba iki kiganiro njye nitwa Mustafa, ntabwo nzi niba tutatangiranye. Iyi ni Twivugire TV show, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel uri umuntu w'agaciro ukwiye kubahwa. Iyi ni channel ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye cyane cyane byerekeye ku bantu runaka, ku buzima runaka bw'abantu ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Guys rero mbere yuko dukomeza reba neza niba wakoze likes, niba wakunze kuko ibikorwa dukora kugira ngo tumenye aho duhera naho tugarukira. Guys noneho turahita dusimbukira ku myaka y'umuziki. Ese aba bahanzi bamaze imyaka mu muziki rya cyangwa se ni iyihe myaka bamaze bakora umuziki? None waza ku ruhande rwa Meddy ugasanga yatangiye umuziki kuva mu mwaka w'ibihumbi 2008. Urumva ko yatangiye umuziki kera, yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2008 kugeza ubu ngubu tuvugana. Waza ku ruhande rwa Butera Knowless ugasanga yatangiye umuziki mu mwaka wa 2011 kugeza ubu ngubu naho aracyawurimo cyane. Urumva ko n'abahanzi bamaze mu buhanzi cyangwa se muri music industry igihe, kandi n'abahanzi bakora ibintu bizima atari byo bimwe bababeshya. Guys noneho ahangaho ugahita usimbukira ese ni izihe award cyangwa se nibihe bihembo bahawe cyangwa se nibihe bihembo batsindiye kuva batangira umuziki kugeza ubu ngubu. Meddy usanga yaragize amahirwe menshi hano mu karere ka Afurika, hano ndavuga ubwo muri Afurika. Ni nka Meddy afatwa nk'umwe mu bahanga umuziki nyarwanda kandi biryoshye cyangwa ukomeye hano mu Rwanda. Guys ibi bintu nibyo byamamaje Meddy cyane kuko ni Meddy ari muri East Africa, ari mu bahanzi ba mbere bagize indirimbo yarebwe cyane kurusha izindi hano muri East Africa. Niyo mpamvu Meddy yamamaye cyane hano muri Afurika, akaboneramo na awards nyinshi bitewe nuko ari yari yaragize indirimbo yarebwe cyane cyangwa se yagize views nyinshi ugereranyije n'izindi ndirimbo z'abandi bahanzi. Waza ku ruhande rwa Butera Knowless ugasanga Butera Knowless yegukanye Primus Guma Guma Superstar, umucyo w'abagore mu muziki, afatwa nk'umuhanzi kazi ukomeye muri Afurika y'Iburasirazuba. Ubwo ndavuga muri East Africa, Butera Knowless afatwa nk'umuhanzi ukomeye bitewe na awards yagiye afata, dore ko yegukanye na Primus Guma Guma Superstar. Guys rero urumva ko abo ngaba n'abahanzi bakomeye bitewe n'ibitendo bagiye bakora. Guys noneho wajya kubakurikira cyangwa se kuri kuba followers social media zabo zifite imbuga nkoranyambaga uburyo bagenda bakurikirwa, usanga Meddy arazamuka cyane kubera indirimbo afite nyinshi kandi zifite views nyinshi ugereranyije na Butera Knowless, kuko usanga Meddy afite indirimbo zagiye zirebwa cyane nka Slowly ni indirimbo yarebwe cyane na miliyoni 128, kuko niwe ufite n'indirimbo yarebwe cyane hano mu Rwanda. Guys twajya noneho ku ruhande rwa Butera Knowless yigeze kuba umukobwa ufite abamukurikirana benshi kuri Instagram mu Rwanda. Guys ariko no kuvuga ngo nawe ni umuntu ukurikirwa cyane, ariko nubwo akurikirwa ntabwo akurikirwa ku ruhando rwa cyangwa se ku rugero rwa Meddy, bitewe nuko Meddy afite indirimbo nyinshi zarebwe cyane bityo zikaba zaramwinjirije cyangwa se zaramuhaye abamukurikira bitewe n'ibihangano byiza akora. Gusa ariko tutirengagije ko na Butera Knowless afite abamukurikira benshi kuri
YouTube channel ye ndetse n'izindi social media nka za Instagram ndetse n'izindi social media, ariko wajya kuri Meddy ugasanga we amuri hejuru cyane bitewe n'indirimbo nyinshi agiye afite kandi zarebwe cyane. Guys, noneho wasimukira ku makuru y'imari cyangwa se ku mafaranga binjiza, usanga Meddy yinjiza asaga miliyoni 2 z'amadolari kugeza kuri miliyoni 2,500 z'amadolari. Ni ukuvuga ngo dushingiye ku mitungo bafite cyangwa se kuri net worth, ndavuga ubwo umutungo bafite ibintu byabo, usanga Meddy umutungo we uhagaze muri miliyoni 2 z'amadolari kugeza muri miliyoni 2,500. Noneho wajya ku ruhande rwa Butera Knowless ugasanga Butera Knowless umutungo ushoboka usanga afite mu madolari 500,000. Ubwo tuberumvikana ko mu manyarwanda birenga miliyoni 600. Urumva ko aba bahanzi bafite imitungo myinshi ikomeye, gusa urumva yuko Butera Knowless Meddy aramurenze cyane, kuko Meddy afite umutungo usaga miliyoni 2,500 z'amadolari guys. Noneho tugahita dukurikizaho ese ni iyihe mishinga yinjiza amafaranga aba bahanzi bakora. Aba bahanzi none twajya ku ruhande rwa Meddy ni umuntu ukora streaming royalties, ibitaramo ndetse na concert. Aracuruza endorsement mu muziki n'ubucuruzi bwa Robes guys. None wajya ku ruhande rwa Butera Knowless nawe usanga streaming royalties, concert, endorsement n'amasoko y'imiziki, usanga nawe acuruza imiziki. Aho ngaho ibyo ngibyo byose babihuriye. Ugahita uza ese ni gute aba bahanzi bashimisha ababyeyi cyangwa se ni gute bashimisha abakunzi babo. Ese koko aba bahanzi bashimisha abakunzi babo? Iyo uje ku ruhande rwa Meddy usanga Meddy akora indirimbo z'urukundo kandi zinubaka kandi zigezweho ku rwego mpuzamahanga. No wajya ku ruhande rwa Butera Knowless usanga Butera Knowless akora indirimbo zorosha imitima cyangwa se zituzisha imitima, zivuga ku buzima ndetse n'urukundo kandi zishimisha abakunzi bo mu karere ka Afurika cyangwa se bo muri Afurika y'Iburasirazuba. Usanga Butera Knowless akora indirimbo nziza cyane zituzisha imitima y'abantu. Urumva ni indirimbo zituje kandi zigashimisha abakunzi bo muri East Africa, kubera ko akenshi akora indirimbo z'ikinyarwanda, kuko tuzi yuko indirimbo z'ikinyarwanda akenshi zikunda kumva n'abantu bavuga urwo rurimi cyangwa se n'abantu bagerageza kurwumva. Guys, none twagira ese aba bantu bafite ukuvuga ngo ahangaho tugeze no kuvuga ngo ese aba bantu koko bari mariye cyangwa se ntabwo bari mariye, ese bari single cyangwa nibyo ushaka kuvuga. None yuje ku ruhande rwa Meddy usanga Meddy yarashakanye n'umukobwa witwa Mimi, ndakeka benshi muramuzi bamwita Mimi Mehifia. Ni umukobwa mwiza cyane Meddy, aho we ari mariye. Noneho waza no ku ruhande rwa Butera Knowless afite umugabo witwa Clement Ishimwe kandi afite abana 2. Urumva ko Butera Knowless ni umugore, afite abana 2 ndetse akagira n'umuryango. Na Meddy wajya ku ruhande rw'ugasanga na Meddy afite umuryango, nubwo wenda taramenya andi makuru yemeza ko yaba afite umwana, ariko ndakeka nta mwana Meddy yari yagira. None twajya ku murage w'abahanzi, ese ni ubuhe murage bafite cyangwa se baba barasigiwe n'abasekuruza babo, cyangwa se umurage badusigiye hano nko mu Rwanda. Usanga Meddy yarateje imbere umuziki wo mu Rwanda ku ruhando mpuzamahanga kandi agafasha n'abakiri batoya. Meddy ni umuntu wateje imbere umuziki wo mu Rwanda, dore ko yatangiye na kera uyu muziki, aho yatangiye mu mwaka wa 2008 akabageza ubu ngubu. Meddy umurage yadusigiye nuko Meddy yateje imbere umuziki wo mu Rwanda binyuze mu ndirimbo ze zaperformance cyane mu maviews, harimo nk'indirimbo bita Slowly. Guys, waza ku ruhande rwa Butera Knowless ugasanga Butera Knowless yaciye agahigo nk'umukobwa ukomeye mu muziki kandi yaranzwe no guteza imbere umuziki w'abagore. Butera Knowless usanga yararanzwe no guteza imbere umuziki w'abagore hano mu Rwanda, aho yafashije abagore kugira ijambo ndetse no kumva ko nabo bashoboye kuba bakora umuziki kandi bakiteza imbere. Kugira ngo duhurire muri comment mumbwire ese ninde waciye agahigo. Thank you, murakoze. Iyi ni Twibigire TV, njye ndi Mustafa Ntabunzi official. Reka duhure.